Hello guys, bumwe mu bumenyi bw'ingirakamaro ugomba kumenya kandi ugasobanukirwa neza nk'umutrader uri professional ni ukubasha kumenya session icyo ari cyo, igihe buri session ifungurira n'igihe ifungira, ukanamenya buri kimwe cyose kiranga iyo session n'uburyo isoko rihinduka cyangwa se ryitwara mu gihe session runaka itangiye gukora, ndetse nuko ryitwara mu gihe iyo session irimo kurangira. Warangiza ukanamenya igihe cyanyacyo ushobora kwinjira mu isoko ugakorera inyungu mu gihe isoko riba ririmo liquidity nyinshi rinafite volatility ndende, mu gihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, what's up my fellow traders, murakaza neza kuri YouTube channel Icyerekezo Forex Academy, aho abatraders b'abanyarwanda n'abarundi baza kwigira. Muri iyi video ugiye gusobanukirwa neza session overlap icyo ari cyo, urabasha gusobanukirwa neza buri kimwe cyose kiranga session overlap, ndetse unasobanukirwe neza session overlap zitandukanye dusanga muri iri soko. Nyuma usobanukirwe neza icyo session overlap yagufasha mu gihe ukora iyi business ya online forex trading, mu gihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, yewe ukomeje kukugezaho aya masomo nitwa Bruno Inyase Gakwerere. Kora subscribe na like, unakomeze gusangiza aya masomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye ukoze share. So guys, tutarareba session overlap icyo ari cyo ndetse n'icyo session overlap yagufasha cyangwa se zagufasha mu gihe ukora trading, nagira ngo nkubwire ko niba wumva witeguye kwiga neza bya nyabyo gukora iyi business ya online forex trading, ukaba wumva ushaka ko twakwigisha aya masomo yose mu gihe kingana n'umwaka tugukurikirana umunsi ku wundi ku giti cyawe, bidasabye ko wigira hano YouTube, kubera ko uwo dukurikirana umunsi ku wundi ku giti cye tumwigishiriza ahantu hatatu hatandukanye umunsi ku wundi, kandi hari ngombwa kugira ngo ashobore gusobanukirwa neza buri kimwe cyose kibera muri iri soko kugira ngo ashobore kuribyaza umusaruro. Arabona bonye birirwa bamamaza bati twakwigisha forex mu gihe kingana n'amezi 3, twakwigisha forex mu gihe kingana n'ukwezi kumwe, abo barakubeshya rwose. Forex trading ni business ifite amasomo yagutse kandi isaba igihe kugira ngo buri somo urisobanukirwe neza, ubundi unabashe kurishyira mu bikorwa, ubundi iyi business uyibyaze umusaruro. Muri icyo gihe gito ntabwo waba ugize icyo usobanukirwa, kandi no mu mwaka kugira ngo ugire icyo usobanukirwa ubyaze iyi business umusaruro, nuko uba wayize neza mu murongo muzima udafite akajagari. Alright, akandi karusho kubo twigisha amasomo yacu nuko niyo turimo kukwigisha utangiye gukora practice ya trading, duhita tugushyira muri VIP group y'Icyerekezo Forex Professionals, cyangwa se group iherereyemo abatraders bafite inararibonye b'Icyerekezo Forex Academy, aho uba ukurikirana buri kimwe cyose cy'uburyo abo batraders bafite inararibonye binjira mu isoko, ukanahabonera VIP signals na VIP mentorship ibaturutsemo umunsi ku wundi. Kandi iyo group iyo uyinjiyemo uyigumamo forever, ntabwo duhita tukurekura niyo amasomo yaba yararangiye, kugira ngo uzajye ukomeza gusobanuza icyo udasobanukiwe umunsi ku wundi, ndetse uzajye unakomeza kubona VIP signals na VIP mentorship izajya bigufasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Alright, niba wumva wifuza ko twagukurikirana umunsi ku munsi ku giti cyawe tukwereka buri kimwe cyose ko gikora muri iri soko, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri iyi nimero +250 782 44 50 ubundi tukakubwira uko porogaramu y'amasomo iba imeze mu gihe kingana n'umwaka, ubundi tugahera ruhande tukakwigisha amasomo yose ya online forex trading, tuguha na mentorship kugeza tugufashije kubaka strategy ya trading plan hamwe na psychology ya nyayo izagufasha kubyaza umusaruro iri soko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Kandi niyo dushoje kukwigisha umaje kugira ubunararibonye mu gukora iyi business, muri make warabaye expert, bita tugufasha kwinjira muri prop farms, tukakwereka uko ushobora gukoreramo amafaranga ugendeye ku gishoro gike cyane, ubundi ugakorera inyungu nyinshi cyane ukoresheje bwa bumenyi tuba twarakwigishije.
reba none muri description cyangwa se muri comments urahita uhasanga link ya Propfarm yizewe wakoresha ukore registration cyangwa se ufungure account kuri iyo Propfarm. Hanyuma numara gukora registration ugiye kwishyura account bwa mbere uzajya ukorera trading, uhite unyandikira kuri nimero yanjye ubundi nguhe code uhite ukoresha ugabanyirizweho 5% ku mafaranga wari kwishyura kuri iyo account uri busabe bwa mbere mu gihe ugiye kuyishyura nta kibazo. Alright, aho waba uri hose ku isi aya masomo yose twayakwigisha nta kibazo dukoresheje leverage of technology cyangwa se ikoresha ubasha rya technology nta kibazo. Nge nizera ko kwiga no gukora muri iki kinyejana cya 21 isi igezemo atari ukuva hamwe ujya kwigira cyangwa se ujya gukorera ahandi gusa byonyine. Nizera ko wakwigira ndetse ukanakorera aho waba uri hose ku isi, upfa kuba ubasha kugira access cyangwa se gukora kuri computer, smartphone no kubona internet, kandi ukaba ufite ubushake bwo kwiga, ukaba unafite wakwigisha gusa nta kindi. Alright, so reka dutangire twirebere session overlap icyo ari cyo ndetse n'icyo session overlap zagufasha mu gihe ukora iyi business ya online forex trading, mu gihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Alright, somo rya 9 igice cya 3, sobanukirwa neza session overlap icyo ari cyo mu gihe dukora iyi business ya online forex trading. Muri make ugiye gusobanukirwa neza ese session overlap ni iki, nasobanukirwe neza icyo session overlap yagufasha cyangwa se zagufasha mu gihe cyose uzaba ukora buy na sell ya currency pairs ushaka inyungu. Ushobora kwibaza uti ese session overlap ni iki muri forex trading? So guys, session overlap ni aho session imwe ihurira n'indi, cyangwa se ni igihe session imwe ifungura indi yafunguye bigakora mu masaha amwe. Nkuko twabonye ko muri iyi industry ya trading tugira sessions enye z'ingirakamaro, arizo iya mbere yitwa Sydney session, indi ya kabiri yitwa Tokyo session, tukagira indi ya gatatu yitwa London session, tukagira n'indi ya kane yitwa New York session. Sessions overlap cyangwa se session overlap z'ingirakamaro dusanga muri izo session ni session overlap eshatu, arizo Sydney to Tokyo overlap, cyangwa se aho session ya Sydney ihurira na session ya Tokyo bigakorera icyarimwe. Kagira indi session ya overlap ya kabiri yitwa Tokyo to London overlap, cyangwa se aho session ya Tokyo ihurira na London bigakorera icyarimwe. Kagira indi session overlap ya gatatu y'ingirakamaro yitwa London to New York overlap, aho session ya London iba ikorera icyarimwe na session ya New York, ubwo bigakora mu gihe kimwe. Izo nizo session overlaps eshatu z'ingirakamaro dusanga muri iri soko rya forex trading, zishobora kugira akamaro cyangwa se ushobora kugenderaho ukaba wabyaza umusaruro iri soko. Alright, so guys, reka turebe buri session overlap ibiranga ndetse n'igihe ifungurira ndetse n'igihe irangirira. Ngibi ibiranga session overlaps tumaje kubona zitandukanye, ndetse naho tubona high liquidity cyangwa se volatility ndende mu isoko muri izo session overlap igihe zirimo kuba. Session overlap ya mbere ni Sydney to Tokyo overlap. Iyi session overlap ya Sydney to Tokyo overlap naho Tokyo session ifungurira muri Sydney session, cyangwa se naho Sydney session ihurira na Tokyo session bigakora icyarimwe. Iyi Sydney to Tokyo session overlap itangira kuva saa moya za nimugoroba kugeza saa 8 z'ijoro ku isaha ya Eastern Standard Time, bikaba ari ukuva saa 7 z'ijoro kugera saa 2 za mu gitondo ku isaha ya Central Africa Time, cyangwa se ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Iyi session overlap irangwa na volatility iri hasi cyane mu isoko kurenza izindi overlaps zose, ariko itanga kondisiyo nziza kuri pairs ziherereyemo Australian dollar, NZD na JPY. Muri make iyi session overlap ya Sydney to Tokyo overlap niya session overlap twabonye iba ninjoro ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi, kandi ikabirangwa na spread ndende. Alright, iyi overlap ya Sydney to Tokyo abatraders benshi ntabwo bayitaho kubera ko nta liquidity nyinshi ibiri mu isoko, ndetse irangwa na volatility nke, isoko riba riri kamu mu gihe irimo kuba.
ubwo ushaka gusobanukirwa ibibera muri iyi session overlap wareba ibiranga Sydney to Tokyo sessions nibyo bibera muri iyi overlap muri videos zibanziriza iyi ngiyi. Alright, ndi session overlap ya kabiri ni Tokyo to London session overlap, cyangwa se aho London session ifungurira muri Tokyo session, cyangwa se aho Tokyo session ihurira na London session. Izo session zose zikaba ziri active cyangwa se zikora icyarimwe. Iyi session overlap ya Tokyo to London overlap itangira kuva saa 9 z'ijoro kugeza saa 10 z'ijoro ku isaha ya Eastern Standard Time. Ubwo ni ukuva saa 3 za mu gitondo kugera saa 4 za mu gitondo, cyangwa se za mbere ya saa 6 z'amanywa ku isaha ya Central Africa Time, cyangwa se ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Alright, iyi overlap ya Tokyo to London session overlap imara isaha imwe gusa. Niyo session overlap imara igihe gito cyane mu isoko rya forex market, kuko iba Tokyo session igiye kurangira hatangira London session. Alright, iyi session overlap iba ku mpera ya Tokyo session no ku ntangiriro ya London session. Noneho bigahita byongera liquidity mu isoko, kubera ko isoko ryo mu Burayi riba rifunguriye mu isoko ryo muri Aziya. Aha niho haba hari idirishya rifunguye ibikorwa bya trading bikorwa n'abatraders bakorera trading pairs zirimo JPY, Euro na GBP cyangwa se British Pound. Nacyo gihe abatraders bo muri Aziya baba barimo guclosinga orders zabo, noneho abo mu Burayi binjira mu isoko. Mbega muri make nicyo gihe market makers bo mu Burayi baba batangiye gukina game zabo za trading binjiriye kuri market makers bo muri Aziya baba bamaze amasaha bari mu isoko. Alright, muri iyi overlap ya Tokyo to London session overlap imara isaha imwe, nicyo gihe liquidity itangira kwiyongerera mu isoko, kubera ko amasoko abiri aba abaye active icyarimwe, ariyo isoko ryo muri Aziya n'iryo mu Burayi. Uko kwinjira ku isoko ryo mu Burayi yinjirira mu isoko ryo muri Aziya bihita bituma isoko ritangira kuzamo volatility ndende cyane cyane kuri currency pairs ziherereyemo JPY ni Euro, urugero nko kuri Euro JPY cyangwa se Euro na Japanese Yen. Nubwo trading volume itangira kwiyongera muri iyi overlap cyangwa se muri iyi session overlap ya Tokyo to London iba ari nke ugereranyije nuko liquidity ibingana kuri London to New York session overlap. Abatraders bakunda guparticipatinga muri iyi session overlap ya Tokyo to London, cyangwa se bakunda kwinjira mu isoko bakora ibikorwa byabo bya trading, ni abatraders bo muri Aziya n'abo mu Burayi, kuko abo muri Aziya baba barimo guclosinga position zabo, noneho abo mu Burayi barimo gufungura position zabo cyangwa se orders zabo bazinjiza mu isoko. So guys, most important economic data cyangwa se amakuru y'ubukungu y'ingirakamaro ashobora kugira high impact kuri currencies zo mu Burayi akunda gushyirwa hanze muri iyi session overlap, cyangwa se hafi y'igihe iyi overlap iberaho. Noneho ibyo nabyo bigatuma isoko riherereyemo currencies nk'Euro ni Pound rigira volatility hejuru cyane muri iyi overlap. Muri iki gihe nibwo abatraders bamwe na bamwe bahita batangira gukoresha strategies zabo bakoresha muri trading. Aba news traders bahita batangira kuzikorera trading mu gihe hari high impact news, noneho na breakout traders bagahita batangira gukoresha strategies zabo za breakout, kubera ko igiciro gihita gitangira gutrendinga cyangwa se gufata icyerekezo mu gihe European traders binjira mu isoko. Alright, bitewe nuko iyi overlap imara igihe gito ishobora gushyira limiti kuri some trading opportunities ugereranyije na overlap ndende, urugero nka London to New York session overlap, bitewe nuko yo imara igihe kirekire ikaba ibinarimo na opportunities nyinshi zo gukora trading. Alright, so guys, ndakeka wumvishe Tokyo to London session overlap igiye ifungurira ndetse nuko ibimeze ndetse n'igihe imara ikora. Alright, twagiye ku yindi session overlap ya gatatu navuga y'ingirakamaro cyane muri iri soko rya forex ibera online,
abatraders benshi baba bahanze amaso kandi babyaza umusaruro ni session overlap yitwa London to New York overlap. Alright, nkuko nabivuze kuri iyi London to New York session overlap niho hantu dusanga high volume cyangwa se volatility ndende mu isoko. London to New York session overlap naho London session ihurira na New York session. Iyi session overlap itangira saa 2 za mu gitondo kugeza saa 6 z'amanywa ku isaha ya Eastern Standard Time. Ubwo nukuvuga saa 8 z'amanywa kugeza saa 12 z'umugoroba ku isaha ya Central Africa Time cyangwa se ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi, kubera ko dusiganwaho amasaha 6 na Eastern Standard Time. Right, so guys, ni ibihe biranga London to New York session overlap? Muri aya masaha niho New York session ibihurirana neza na London session, noneho ugasanga mu isoko harimo liquidity nyinshi cyane. Ni nacyo gihe usanga news nyinshi ziba released cyangwa se zishyirwa hanze. Uzabyitegereze neza, nicyo gihe uzasanga volatility nyinshi yiyongera cyane mu isoko. Nta kindi kiba kibiteye nuko izi sessions ebyiri z'ingirakamaro cyane ku isoko ziba zihurira muri icyo gihe, cyangwa se imwe ifunguriye mu yindi. Muri icyo gihe nicyo gihe nibura hafi ya 70% za trades hano muri forex zinjizwa mu isoko, uko 70% ya liquidity cyangwa se trading volume cyangwa se umubare munini mu mafaranga asunikira isoko nibwo aba arishizwemo. Muri make nicyo gihe market makers bo muri Amerika baba binjiye mu isoko bagasangamo market makers bo mu Burayi, ubundi bagahita batangira gukina game zabo za trading. Alright, ushaka kumva byinshi kubiranga kino gihe cya session overlap ya London to New York, wareba ibiranga London session na New York session wahita ubyumva neza. Ngizi impamvu ari byiza gukorera trading mu gihe overlap cyangwa se igihe session imwe ihurira n'iyindi. Kimwe mu kintu cy'ingirakamaro mu gutradinga forex ni ugukora trading igihe session imwe ihura n'indi, by'umwihariko overlap ya London na New York sessions niyo ibirimo liquidity nyinshi na volatility nyinshi, ishobora gutuma inyungu ifatwa vuba vuba, kandi nanone muri icyo gihe haba hari na spread nkeya. Niba uri umutrader ukunda gukorera trading mu gihe isoko rifite volatility ndende, overlap ya London na New York session nicyo gihe cyiza cyo gukora trading. Alright, ushobora kwibaza uti ese ni ikihe gihe cyiza cya nyacyo cyo gukora trading mu gihe nkora iyi business ya online forex trading? Bitewe nuko buri session ya trading ifite ibiyiranga yihariyeho. Session nziza yo gukoreramo trading igendera kuri style yawe ya trading hamwe na strategy ukoresha. Urugero, scalpers cyangwa se day traders bashobora gutera imibare London na New York session akaba ari cyo gihe bakorera trading, bitewe nuko isoko riba ririmo volatility ndende, muri make rigenda vuba vuba, akaba ari cyo gihe bakorera trading. Long term investors, urugero nk'abaswing traders, position traders, bashobora kwinjira mu isoko igihe riba rituje ridafite volatility ndende kandi na news zigiye gito zidahari, kugira ngo bacakire isoko ubundi bari holding igihe kirekire. London to New York session overlap ifatwa nk'igihe cyiza gisobanutse kiri active muri iri soko rya forex, kubera ko liquidity nyinshi na transactions nyinshi zikorwa muri iki gihe, kandi nanone iyi overlap ni imara igihe kirekire kuko imara amasaha 4 yose iri active. Transactions zikorwa hano mu isoko rya forex ibera online, ukuvuga ko niyo overlap ndende kandi ibirangwa na liquidity ndende cyangwa se irangwa na transactions nyinshi ku ma currencies navuga ari majors mu gihe trading irimo gukorwa. Muri bimwe biranga iyi session overlap ni liquidity iri hejuru cyane. Muri iki gihe mu isoko niho dusanga trading volume iri hejuru cyane na liquidity iri hejuru cyane mu isoko rya forex. Biga muri make nicyo gihe amatransaction nyinshi mu mabiliyoni n'amabiliyoni y'amadolari cyangwa se y'ama major currency pairs aba traded hano mu isoko rya forex ribera online. Muri kimwe mu biranga kwiyongera cyane kwa volatility, muri iyi overlap price movement iriyongera cyane bitewe na level iri hejuru cyane y'ibikorwa bya trading biba birimo gukorwa mu bihugu bya Amerika no mu Burayi. Kandi nk'uko mubizi, muri iyi
migabane niho ibihugu byinshi bikize ku isi biherereye, bifite ubucuruzi bukomeye ku isi. Ikindi kiranga ni spread nto cyane. Uko liquidity yiyongera cyane ni nako bid price na ask price byegerana, noneho spread ikaba ntoya cyane. Currency pairs ziba ziri active cyane kuri iyi overlap ya London na New York ni Euro USD, GBP/USD, USD CHF na USD CAD. Muri make ubwo nizo ugomba gukorera trading. Alright, amakuru menshi y'ubukungu yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imibare yayo ishyirwa hanze muri iyi overlap ya London na New York. Ibyo bikaba ari ikintu cy'ingirakamaro kuba traders bakorera trading news cyangwa se fundamental news. Muri iyi overlap ya London to New York nicyo gihe participation cyangwa se kwinjira mu isoko kuba traders benshi kwiyongera. Muri iki gihe nicyo gihe amabanki manini ya mbere ku isi yinjira mu isoko, hamwe n'amakampani manini ya mbere ku isi, hamwe n'abaretail traders benshi. Alright, for many forex traders, the London to New York session overlap is considered as the optimal trading time due to its high liquidity, tighter spreads, and numerous trading opportunities. It is particularly favored by day traders and those employing short-term strategies like scalpers. Alright, so guys, nibura 70% ya volume yose ya trading ku munsi byinjira mu isoko muri iyi overlap ya London kuri New York nkuko nabivuze, bitewe n'iyo liquidity ibiri hejuru cyane na volatility iba iri hejuru cyane. Ibyo bikaba bitanga uburyo bwinshi cyangwa se opportunity nyinshi za trading ku ba traders bose, baba bigiye gito nk'aba scalpers, aba day traders, n'abigiye kirekire nk'aba swing traders binjira bashaka gufata pips nyinshi mu minsi ikurikira. Alright, the high liquidity and volatility we find in this session overlap can provide numerous trading opportunities for both short-term and long-term strategies. Alright, bijyanye na risk management muri London to New York session overlap, bitewe nuko opportunities zo kwinjira mu isoko aba ari uruhuri, kubera ko isoko rero rifite volatility nyinshi cyane, biba bisaba kwitonda kubera ko utitonze bishobora kugusekura ukahahombera. Bisaba kuba uri expert kandi ufite ubunararibonye kugira ngo iyi session overlap uyitradingemo. Alright, because of all of these increased trading activities, it also means that in London to New York session overlap there is a rapid price movements and sometimes unpredictable. It requires traders to stay aware and focused in order to manage their positions carefully. Alright, so guys, kubasha kumva neza sessions zose zitandukanye muri forex trading n'uburyo zikora n'ibiziranga byose ni ibingirakamaro kugira ngo ubashe kubaka strategy nziza izagufasha kubyaza umusaruro isoko mu buryo buhoraho mu gihe kirekire. Forex trading sessions nizo zituma volatility mu isoko ihinduka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ni ibingirakamaro kandi ni iby'igiciro ubasha gukoresha neza strategy ya trading ukoresha muri session ya nyayo kugira ngo wongere amahirwe yawe yo kuba successful muri iyi business. Alright, understanding the different forex trading sessions and session overlap and their unique characteristics is essential for developing an effective trading strategy. Forex trading sessions influence volatility in the market. It is crucial to align your strategy with the appropriate session to optimize your chances of success as a trader. Alright? Yes, birazwi ko isoko rya forex riba rifunguye mu masaha 28 yose y'umunsi nkuko nakomeje kubivuga, ariko ntabwo biba bivuze ko riba riri active cyangwa se riba rikora muri ayo masaha yose y'umunsi ku buryo wakwinjiramo ugahita uribyaza umusaruro. Gukora trading ntabwo ari ukubyukira kuri chart ngo usange uyimazeho amasaha 28 yose y'umunsi utayikuraho amaso, ahubwo ni ukumenya igihe cyanyacyo cyangwa se session ya nyayo isoko riba rigenda neza, ubundi ukaryinjiramo ugakuramo ayawe, warangiza ugafunga chart ukikomereza.
nta mpamvu yo kuba umucakara w'iyi chart. Forex trading ntabwo ari 9 to 5 full time job cyangwa se za business ubyukiramo mu gitondo ugataha nijoro wananiwe ejo ukagenda wongera usubirayo gutyo kugira ngo ukorere amafaranga. Forex trading ntabwo ari ya myuga cyangwa se twatuzi umuntu agenda akabura amezi n'amezi wabaza uti ese runaka ari hehe ko yabuze, abantu bakakubwira ati yagiye mu kazi cyangwa se yagiye gupagasa. Forex trading itandukanye n'ibyo byose. Iyi ni financial freedom business. Ubasha kumenya ko forex trading itandukanye n'ibiyo abantu basanzwe bashakishirizamo ubuzima cyangwa se amafaranga, nabyo ni ingirakamaro kuri wowe nk'umutrader mu gihe cyose uzaba uri muri iyi business. Alright, muri iyi business ushobora gukorera amafaranga mu gihe isoko rigiye hejuru cyangwa se rigiye hasi, ariko ntushobora gukorera amafaranga mu gihe isoko ridatirimuka na rimwe. Niyo mpamvu kumenya igihe cyiza cya nyacyo ugomba gukorera trading mu gihe uri muri iri soko ari ingirakamaro kuri wowe kugira ngo ushobore kuribyaza umusaruro. Alright, iga kumanaginga cyangwa se gushyira ku murongo igihe cyawe nk'umunyabwenge muri iyi game ya trading. Ugomba kumenya ko nubwo forex market ibifunguye amasaha 24 y'umunsi bidasobanuye ko ibikorwa bya trading bihora birimo kuba nurangiza ngo uhinduke umucakara w'iyi chart. Buri mutrader wese agomba kwiga kumenya igihe cya nyacyo cyo gukora trading no kumenya igihe cya nyacyo cyo kujya kure ya chart ntabe umucakara wayo. Alright, kimwe mu gihe cyiza rero cyo gukora trading kuri session overlap cyangwa se igihe session imwe hura n'indi, mu gihe spread aba ari nke cyangwa aba ari ntoya na volatility ari nyinshi cyane muri London to New York session overlap. Nanone muri middle ya week cyangwa se hagati mu cyumweru isoko riba ririmo gukora movement cyane kurenza ku ntangiro y'icyumweru no mu mpera y'icyumweru. Alright, so guys, buri mutrader wese rero agomba kuba maso ukubasha kubona izi mpinduka ziba ziri muri iri soko agendeye kuri sessions cyangwa se ku masaha atandukanye y'umunsi kugira ngo abashe gushyira ku murongo strategy zize akoresha kugira ngo abashe kubyaza umusaruro iri soko mu gihe cya nyacyo, igihe cyose azaba akora buy na sell ya currency pairs ashaka inyungu. Ushobora kwibaza uti ese ni iyihe minsi myiza mu cyumweru nshobora gukoreramo trading ya forex? Mwisi ya forex trading, timing cyangwa se kumenya neza igihe cya nyacyo isoko riba rimeze neza ni bimwe mu bintu by'ingirakamaro bishobora gutuma umutrader aba successful muri iyi business. Nubwo iri soko rifunguye amasaha 24 y'umunsi mu minsi 5 mu cyumweru, ntabwo iminsi yose iremye kimwe mu buryo iri soko rikoramo cyangwa se rigendamo nk'uko nakomeje kubivuga. Buri munsi mu minsi ya trading igize icyumweru uba ufite ibiwuranga wihariye ku bijyanye na market liquidity, volatility hamwe na economic data cyangwa se imibare y'ubukungu ishyirwa hanze. Kubasha kumva neza ibi byose bishobora gutuma uba mu changer nk'umutrader mushyashya cyangwa se kuwusanzwe muri iri soko mu kubasha kuribyaza umusaruro. Alright, nk'uko nabivuze ko London session na New York session birangwa na liquidity nyinshi. Mu masession yose dusanga muri iri soko nako hari iminsi yihariye mu cyumweru aho isoko rikora movements zihariye cyangwa se rirangwa na volatility ndende mu minsi igize icyumweru. Alright, hano kuri iyi table urahabona average pip range cyangwa se pips zigereranyije major currency pairs zigenda cyangwa se zishobora kugenda buri munsi mu minsi itandukanye igize icyumweru. Unaduhereye kuri Euro USD unako kuwa mbere ushobora kugenda pips 49, kuwa kabiri ikagenda pips 63, kuwa gatatu ikagenda pips 64, kuwa kane ikagenda pips 72, kuwa gatanu ikagenda pips 65. GBPUSD nayo ishobora kugenda kuwa mbere zino pips, kuwa kabiri ikagenda izingizi, kuwa gatatu ikagenda izingizi, kuwa kane ikagenda izingizi no kuwa gatanu. Izindi pairs witegereze neza ino table urabona pips zishobora kugenda mu minsi itandukanye mu cyumweru. Kumenya ni iby'ingirakamaro kuri wowe. Nk'uko ubibona kuri iyi chart ni byiza gukora trading hagati mu cyumweru. Nk'uko ubibona nicyo gihe ibikorwa byinshi bya trading bibera kuko nicyo gihe high volatility ibiri mu isoko kuko bita bitanga opportunity nziza yo kubasha kuribyaza umusaruro. Alright, so guys, hari bamwe mu traders nigeze kumva bavuga ati ngewe nzajya njya muri forex buri munsi nkure maya, ninkura maya buri munsi ku kwezi nzaba mfite aya. Umutima nge nkabihorera nkibaza nti ese ubu aba bantu bazi ko iri soko buri munsi
ritanga opportunity nziza yo kuryinjiramo, cyangwa se bazi ko rihora ritanga high probability entry cyangwa se high quality confluence entry ishobora gutuma ukuramo amafaranga, cyangwa baryitiranya na za business dusanzwe tuzi aho every day cyangwa se buri munsi umuntu abyuka ajya gukora agatana amafaranga runaka. N'abakora business zisanzwe sinkeka ko iminsi yose ihora ari imwe, cyangwa se bahora bajya gukora business zabo bagatahana amafaranga cyangwa se inyungu runaka. Hari igihe nabo bagerayo bakayabura. Ibyo rero ni nkako bimeze muri forex, ntabwo iminsi yose ihora ari imwe cyangwa ntabwo isoko rihora ritanga inyungu. Alright, nuramuka wumvise umutureda uvuga ngo buri munsi nzajya njya mu isoko nkore maya, cyangwa se ati mbyukira kuri chat nkayirirwaho kugira ngo nkore trading, uwo ntabwo azaba ari umutureda, ahubwo azaba ashaka kuba umutureda kuko ntaba azi ikibuga akiniramo. Muri forex trading amasaha yose agize umunsi samwe ndetse n'iminsi igize icyumweru yose ntabwo ari imwe. Kubasha kumenya neza igihe cyanyacyo mu masaha agize umunsi ushobora kwinjira muri iri soko, no kubasha kumenya iminsi ya nyayo igize icyumweru ushobora kwinjira muri iri soko ni iby'ingirakamaro kuri wowe nk'umutrader kugira ngo ushobore kuribyaza umusaruro. Yego ushobora gufungura chat yawe ugateraho ijisho mu masaha runaka agize umunsi wikomereza, ariko kumenya ko hari igihe runaka cyihariye ushobora kwicara ubundi ugakora mu mbarutso ukinjiza trade zawe ni iby'ingirakamaro kuri wowe kugira ngo isoko uribyaze umusaruro. Alright? And when it comes to money, you guys take everything your parents have taught you and they've never made more than 6 figures, let alone never made more than 50K a year, 60K, 70K, 80K, and they're telling you to do this, don't do this, don't do that. They're putting fear in your heart. They're not allowing you to take risks. They don't know anything. Do what you want. That's personal finance. Do what you want and make your own mistakes and make your own rights. Alright. So guys, waramaze gufungura account yawe ya trading kuri broker wizewe se. Reba none muri description cyangwa se muri comments urahita uhasanga link ya broker wizewe. Ubundi ufungure account yawe ya trading utangire ukore trading nta kibazo. Niba udasobanukiwe neza uko wafungura account yawe ya trading kuri broker, urahita uhasanga link ya video iri mu Kinyarwanda igusobanurira neza uko wafungura account yawe ya trading kuri broker. Urahita ubona neza uko wafungura Rio cyangwa se Live account, uranabona neza uko wafungura demo account. Abatraders bashasha bafungura account kuri HFM cyangwa se kuri Hot Forex Markets Broker banyuze kuri link iri hano muri description, murahitamo habona Live cyangwa se Rio account nshasha yitwa Shield 500. Iyo ukoze registration ubundi ugahita ufungura iyo Live account yitwa Shield 500 mu minsi 10 ugifungura account cyangwa se ugikora registration, ubundi ugakora deposit ugatangira gukora trading kuri iyo account cyangwa se kuri iyo Live account. Iyo uhuye n'igihombo amafaranga yose wakoze deposit kugera ku $500 urayasubizwa nta kibazo, ukongera ugakomeza ugakora trading nta kibazo, ukabikuza inyungu ukoreye. Alright, navuga ko iyi ni account nziza ku bantu bagitangira gukora trading. Mu Kinyarwanda Shield bivuga ingabo igukingira. N'iyi Live account ya Shield 500 urumva ko ari ingabo igukingira uko iguha andi mahirwe ya kabiri yo kongera guhabwa capital yawe ugakomeza ugakora trading nta kibazo ubikuza inyungu. Alright, kora subscribe na like unakomeze gusangiza amasomo inshuti zawe zose ubona ziyakeneye, ukoze share. Reka twongere duhure muri indi somo rikurikira gukomeza gusobanukirwa no kureba kure nibikomeze bibane nawe. Bye bye.